Hello guys, nongeye kubasuhuza murakaza neza muri no business. Urakaza neza kuri Smart Income Hub. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uburyo bushyashya wakoreramo amafaranga. Ni uburyo bushyashya, ni business shyashya tugiye kuba twakikorera. Mu mazi iminsi tubana muri la business twari tuyimazemo igihe, ubwo rero uyu mwanya yabashije kuba yahagarara. Niyo mpamvu usabwa kuba wajoininga ino business shyashya tugiye kuba twakikorera. Ngiye kuba nabereka uko washyiramo amafaranga ukagura igicuruzwa cyawe. Video zigaragaza uburyo ki uko wafungura ino business, uko wafungura iyi business online, uri buze kuba wazireba ziri hasi. Gusa niba uri mushyashya wibuke gukanda subscribe, unafungura inzogera, urebe yuko wanakanze like kugira ngo uzajye ubona amasomo yacu uyabonere ku gihe. Reba yuko watambitse telefone kugira ngo ubibone bihagaze nka gutya nanjye ndimo mbikoresha muri telefone yawe. Kurikira witonze. Nimero uri buze kumamagaraho ni izi nimero muri buze kuba mwamamagaraho. Uramamagara kuri 0733820763. Izo nizo nimero uri buze kuba wamamagaraho. Twagiye. Uraza uraba ufite link naguhaye, niyo uri buze kuba wakinjiriraho. Twebwe ngiye nagiye guhita mbere kuko wadepoza amafaranga yawe. Ngiye kuba na depoza amafaranga, ni uburyo bw'amadolari ariko uyashyiraho ari mu manyarwanda. Ngiye kuba nakinjira kuri link yanjye. Urabona uko bimeze. Iyo uri mushyashya wuzuza aha hantu. Izo video narazikoze ziri hasi, ugenda uzirebe. Icyo turakora turaza duhite dukanda hano handitse log in. Wowe wasanzwe ufunguyemo account, uraza ukanda hano handitse log in. Mwibutsa iyi business bayita recycling paper magazine. Uraza ukande log in, kurikire witonze. Urahita usikororinga ujyana hejuru, urahita ugera ahantu hameze gutya. Icyo urakora urahita ukandamo ahangaha, wandikemo hano hejuru, urandikamo nimero yawe. Hano hasi uhita ushyiramo password. Aha hasi kwiribara, iribara rya hano hasi, iringiri rya hano uhite ukandaho, bihite biba access, nyine uhite ufungura. Uraza uhite ukandaho. Twagiye turaza duhite twandika aha hejuru. Kurikira, uraza uhite ukanda hano hejuru, uze wandikemo nimero zawe. Aha hasi naho urahita wandikamo password. Nurangiza urahita ukanda ahantu handitse access dashboard. Dashboard urafungura, ukurikira akantu ku kandi kugira ngo ubashe gufungura nawe ubone uko wabona amafaranga muri no business. Iracyari cyashya. Urazamura ahangaha ho nzabasobanurira akantu ku kandi kugira ngo video yacu itaza kuba ndende. Tugiye kubereka uburyo ki wadepoza amafaranga. Twagezemo hano, ibi ni ibicuruzwa guhera ku madolari 5 uragura ukinjiza yangaye. Idolari mwibutsa hano, idolari ni cyane hano n'ibice rero birabara. Twagiye turaza duhite tujya kugukanda hano hejuru. Tugiye kuba twashyira amafaranga yacu. Turakanda hano hejuru, hari uturongo dutatu dutambitse, urahabona. Uraza uhita ukandaho. Nurangiza icyo urakora urahita ukanda hano hantu handitse person. Ahangaha handitse personal. Uraza wakandeho. Nurangiza urabona ufungukiye kuri my account. Iyi ni account yawe. Urasikororinga uzamura, ukomeze uzamure. Hano hasi ahantu handitse finance, ni ibyerekeranye n'amafaranga. Kanze bimabereka aka kaboro. Aka naka finance kerekeranye n'amafaranga. Aha niho turi buze twebwe kuba twakorera. Turi buze kuba twahakorera kuri kano kantu akangaka. Aha niho turi buze kuba twakorera rechange. Hasi naho ahangaha uri mubona gutya, ahangaha niho turi buze kuba twakorera withdraw. Nuko nguko rero icyo tugiye kuba twakora, turaza duhite dukanda aha hantu handitse recharge account. Aha hari akamenyetso ko guteranya. Turaza duhite dukandaho hano. Kurikira witonze. Mwibutsa niba ugeze kuno munota ukande like. Numara gukandaho urahita uzamura, urasikororinga uzamura. Aka gataburo urimo ubona ahangaha
akandi ko tugiye kuba twakuzuza tureberemo amafaranga. Ariko sorry gakeye, aha hejuru hari welcome bonus baba baraduhaye. Hano ahangaha hari welcome bonus baba baduha igihe tuba turagura product y'ubikuriye bwa mbere bahita bayiguha. Nginiye ibice 50, zero n'ibice 50. Aha urayibona. Mbo idolari, agaciro k'idolari turagasanga hano hejuru. Agaciro k'idolari rimwe turagasanga ngaha. Ugaciro k'idolari urimwo urayibona yuko ahangaha mwakano kaboro aka urimo urakabona ko ari cyane. Hano ni cyane. Turaza twebwe duhite dusikororinga tuze twandika amafaranga hano ahuye n'igicuruzwa turi bugure. Mwakano kataburo nubwo katagaragara, ahangaha harimo agataburo. Aha harimo agataburo niko tugiye kuba twakuzuzamo amafaranga yacu. Turaza duhite dukandaho. Wenda niba ugiye gushyiraho amadolari wenze uraguriye amadolari 10 katuyandikemo. Amadolari 10 arahita ahura n'ibihumbi 14. Wayabonye hano hasi. Twebwe tugiye gushyiramo amadolari 50 yuzuye. 50 urabona yuko ahita ahura n'ibihumbi 70. Turaza tube kwahita tuzamura. Turahita niba wamaze kwandikamo amadolari namaze kuyandikamo, uraza uselegitinge aha handitse agent. Aha ubwo ni umwagent uri buze ko wayagufasha kuyahindagura mu madolari. Uraza wakandeho. Ahanga bahise baduha dina wayishima dina. Niwo bahise baduha. Uraza uhite ukanda hano kwa kano kadomo, kwa kano kazeru aka ugakandeho. Nutagakandaho nibirakunda urahita ugakandaho. Numara kugakandaho turamuselegitinze, urabona ko nawe aze muri black, aze mu kataburo. Urasikororinga. Ngaha aha hantu iyi mibare niyo ugiye kuba wakishyuriraho uhita woherezaho amafaranga. Utu tubare turi hano utu akanyeje na 100 urahita wohereza ku iyi nimero ari wo bita dina wayishima dina. Icyo urakora ahanga bibaye byiza wanafata naga screenshot, byaba byiza kadufate aga screenshot. Mbo twakabitse. Icyo turakora ubwo turaza duhite dukanda hano handitse, turahita tuza dukande hano mwakano gataburo cyangwa ukore submit. Cyangwa hano hasi ukore submit. Submit recharge. Hano turahita tuza dukande submit recharge. Turakandaho. Tegereza. Hano bahise batubwira ati recharge request please sending to agent. Uraza uhita ukanda ahantu handitse okay. Twakoze request za nimero za dina nizo tugiye kuba twakoherezaho amafaranga. Uraza muri dashboard yawe asige wandike akanyenyeri hano ngibi. Hano tuzajya dukora hano handitse paste. Hano urabona duhite dushyiraho urwego, turasikoronga tujyane hirya dushyireho urwego turebe ko adina tugiye koherezaho amafaranga. Dukande kuri simukadi iriho amafaranga. Kurikira witonze. Hano ni 270 bihura n'amadolari angahe 50. Hano turawoherezaho umubare w'amafaranga. Umubare w'amafaranga ni 80. Ni 70, sorry. Ni 70. Hano turi kumwe n'umunyeshuri nawe uri mugenda ukurikirana aranyibukije. Hano ni 70. Icyo rangiza turahita dukora send. Turakora send. Hano turebe ko ari dina wayishima dina. Nibyo? Yes. Hano turahita dushyiramo umubare w'ibanga. Urashyiramo hano umubare w'ibanga nurangiza ukore send. Katushyire. Tumaze gushyiramo umubare w'ibanga amafaranga yacu aragiye. Urabona wohereje amafaranga 70 kuri ino nimero usigaranye ayangaya. Tayari urabona yuko amafaranga aragiye. Kadukande okay. Ubwo ngubwo icyo turakora turasubira muri ya account yacu tireko amafaranga yacu yaba yahise ageramo. Hari igihe adahita ageramo ariko turahita dusubiramo tugiye kuba twareba ese account yacu amafaranga yabagezemo.
kadutegereze turebe, katwinjiremo turebe uko bimeze. Iyo usanze ataragiramo utegereza mu minota mikeya cyane amafaranga baba bayashyiramo. Ntago ashobora guhita ajyamo ako kanya, ariko mu minota mikeya cyane bahita bayashyiramo. Turaza tube twakora log in, turascrollinga tube twakandikamo hano nimero za telefone. Hano ngiye mba narabisevinze kuri email, namwe muzajye mubisevinga kuri email kumujya muhita mukora sign in. Kurikirana urangiza ukore uze tugiye kureba ko yagezeho, asigaye turebe yuko twagura igicuruzwa. Katurebe balance. Kurikira witonze. Hano amafaranga yacu ntabwo ari yatugeraho. Icyo turakora tugiye kuba twategereza. Amafaranga yacu ntabwo yari yatugeraho. Icyo turakora turi butegereze amafaranga yacu akanya gatoya, bahita bayazana hano imbere, cyane. None rero ubwo ngo tugiye kuba twategerezaho umwanya mutoya, ndahita mbereka uko turagura igicuruzwa igihe amafaranga yacu turaba turi kuyabonaho. Ukurikirane urebe ko akanze subscribe kugira ngo udacikwa n'iyo video.